dufite burevo muri kwangu kuri tubana guhera Nyakanga twaguye rode tuvuge zikome dukompeta Rome na Ghana utari mu cyumba kigaruke wana fani zisungana bafite kandi mikayika y'uruma no gukaka garagana baza kagace we Kigali gari cyane gikunda di na nyiri byondo hamereye fo nukuri mana nukuri nge ubuzima bwanjye bugushize mu biganza byawe papa ya murakoze kabisa urumva mbere nambire ndashimira abafanisi banjye tu sibyo kongera kumbona nyine just now kuri Munambeho TV ya amazina yanjye ni Lion Bob uduzanjye akaba ari n'igikondo kabisa Invisible itaboneka Sunika beat nyigeze kude Dragon utazi ninjye. Yes murakoze cyane amazina yanjye banyita K9 nkaba nshimira Munambeho TV yabashije kuntumira kuzanga bisa n'iby'agaciro cyane. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Man, so hari ukuntu nyine twatangiye nyine uyu mihanda nyine tubona ari gakeya sibyo ariko ngiye nyine ukuntu Munambeho nyibona nyine just now man iri hejuru man urumva man pe wallahi umuntu man utayemera barangiye Munambeho buriya nge namwita ikiwara man bro ikiwara were abanyarwanda badukurikiye barimo babumva kandi bishimye cyane. Iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV. Nakaraze ampatizani vuta skwama na boss nangurika line mutinyira kongoboka Oropashiti niwe muri manje yake ndukeneye peace Uchi muziki uri nemu ya KIG ayoboye P Tamagasuti super mwikoti kadukurure mwoge Dragon utazi ninjye Sunika beat nyigeze kude umwicanyi ubinjirira nemudashona K9 niwe ntugasekera butazi tazi yandabuye ko bari hanze jye na Vega tuvamo kade dusumba izidika dutamukade abatete b'Kigali amahumu bakatiye seka kuyoboka geto ukariho bakorera okay Huranzita hurambabaza ugenda uvuga wamaye ubuzima ubuhe buzima wamaye ubuzima burura ubuzima bw'umwanda wallahi ya fuck Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ugize amahirwe yo guhura n'Imana muri aka kanya niki kintu wasaba Imana ibintu nka bibiri? Muye n'Imana ikintu nayisaba bwa mbere nayisaba amafaranga amafaranga yo gukora iki rero umusaza? Amafaranga yo gukora indirimbo zanjye gukora imiziki yawe yego hanyuma ikindi cya kabiri nayisaba kunyine guha mama wanjye ubuzima burambye. Dragon utazi ninjye Sunika beat nyigeze kude umwicanyi ubinjirira nemudashona K9 niwe ntugasekera butazi tazi yandabuye ko bari hanze jye na Vega tuvamo kade dusumba izidika dutamo kade ugomba gukata amakona kavumbi karyohera inkweto mbadabure shishura umugozi mbafata barati zitimba bari kumikase wamana n'igipepa bidoko mufunge mukora ikono hirya hari yagakwe hari y'amakudu hari y'ubukwe. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV. Huranzitsa hurambabaza ugenda uvuga wamaye ubuzima ubuhe buzima wamaye ubuzima burura ubuzima bw'umwanda fuck off nigga nukuri nge sinagukumbura ndibuka umunsi wa mbere huna mu gishanga wallahi nafite ho kujya wallahi Tega life hari kwibera mu biraro usibye Imana yonyine yongeye kukumaho ubuzima nukuri mana nge sinaho kwibagirwa wallahi nubwo mbona hiye mihanda hari ibisazi ariko man thank you so much wallahi game ni neza nari birayifu ni gucikabisa Go grass kuri kora rashaka tube babiri uramanura nkuzamura ndakuramo kabiri intambara ndayikora ngakuramo amafaranga ngo ibura bwira umwana we bita Isiyaka
umwana wanjye genda gakisiya ku muriro utazatusha gato ugasanga waguye mu kiziba ko witegereje ukareba umujyi bita town ko harimo ama competition arwanira down ko ntukiryama kubera $10 ko hamwe na The Ben umwe bita ngo ni Tiger uryama nebyiri kubera gufungura net kubyibuza ufite akazi kaguhemba ku kwezi ifunga imana ibijyamo ukabonera ku gihe gusani right nuzika ihinduka musani. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Visi bitaboneka tubira kwa wanga kubakane sindi kukabira no mwami watanze watazito wowe uri kumva iyi vasu urabure opu wigicare hasi. Yo. Ikicyana kirarenze no mu buriri n'isogo ishaka kugushimvura nabyo ndumva ndi ready byo kwiyobora undi Televo muri kwangu kuri tubana guheranya kanga kwanguye rode tuvuge zikome tukompeta Rome na Ghana utari mu cyumba kigaruke wana fani zisungana bafite kani mikayi kayiroma no gukaka garagana baza kagace we Kigali gari Kigali gari icyana gikunda di kirashaka ko ngikoma ese ubundi wahejeje ko nima kumvana paw kanima kugendera muri vitensi ya mbere mubasi ya mbere rekanye kure majireme ya mbere nakaraze ampatizani vuta skwama na boss nagurika line mutinyira ko nkoboka Pashiti niwe muri manje yake dukeneye peace uci muziki uri nemu ya KIG ayoboye P Tamakasuti super mwikoti kadukurure mwoge abatete b'Kigali amahumu bakatiye shaka kuyoboka geto kukariho bakorera umpe na kinyuma muri gato n'incyekira nushaka kubaza bacama icyana kirasunda amaniga gapanjika bamwe bakagenda sindi gukubira yo guzana izo benzi dusenga mufunge sindi gusenga ngo fati na menya menetse umutima ukakira zuriza nifisi nici mu bana zishaka umugurire benzi nanje nyibona agateba umugozi ndakurura mvanga iyo poro zanda ubugenge bubarika itwangaribye mbiriri bacunde abahungu ba peverishene imbere y'urukiko nta gukina babazirize namba ifata mike bukwazi kinyongi gare ndikiruha bo ndikirizo no ibyana byanyikiriye birashaka kubikoramo akazi kose icyana kirarenze no mu buriri n'isogo ishaka gushimvura. Ryan Bob urakoze cyane. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze abaduhanze amaso muri studio za Munambeho TV isoko y'ubugingo. Nkuko mubibona rero hano ntabwo ndi jyenyine uyu munsi, turi kumwe n'abastari cyane, abastari b'abaraperi Lion Bob ndetse na mugenzi we bari buze kutwibwira ku buryo burambuye mu kanya gato. Hanyuma rero reka ntangire nsuhuza abantu badukurikiye kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi muri studio zacu za Munambeho TV. Kandi nkomeza guha ikaze n'abashyitsi bacu kuri uyu munsi. Hanyuma kandi reka duha ikaze abantu badukurikiye bari hirya no hino mu isi, abari mu Burayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Amerika muri rusange nk'umugabane, abari ku mugabane wa Aziya, abari muri Australia, abari muri Afurika ndetse n'ibindi bice bigize isi. Katubaha ikaze ndetse na karibu mu kiganiro cyacu uyu munsi kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo, aho tugiye kuba tuganira n'abashyitsi bacu abastari cyane barimo babizamo neza muri uyu mujyi wa Kigali. Reka duhe ikaze kandi abanyamakuru bacu kuri Munambeho TV aho bari hirya no hino ku isi, ndetse by'umwihariko n'abajya bagera hano kuri Munambeho TV muri studio batanga ibiganiro bitandukanye. Reka kandi administration ya Munambeho TV nayo tukomeze kubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi.
hanyuma rero dutangira ikiganiro cyacu n'abashyitsi bacu batumirwa kuri uyu munsi. Reka dusuhuze kandi duhe ikaze ababyeyi barerera muri Seven Saparoti Academy. Reka dusuhuze kandi duhe ikaze abanyeshuri biga muri Seven Saparoti Academy. Abarimu nabo tubahaye ikaze barerera muri Seven Saparoti Academy. Abayobozi seri directrice tumuhaye ikaze. Padiri mukuru wa Paruwasi ya Gikondo. Reka twongere duhe ikaze kandi padiri ushinzwe uburezi muri Paruwasi ya Gikondo Seven Saparoti. Hanyuma abanyarwanda mwese aho muri mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, ubwo ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'iburasirazuba, mwese tubahaye ikaze. Hanyuma rero abantu baba ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV Family, namwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi, mukomeze kwiyumvamo ikaze. Turabasuhuje cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu kuri uyu munsi rero, aho dutangiye dushimira abashyitsi bacu mwakoze kuza kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo kuri uyu munsi. Hano rero iki kiganiro cy'uyu munsi cyacu cyitwa Injyana na Muzika, duhurizamo abasitari batandukanye nka Lion Bobo. Abakurikira Munambeho TV basanzwe bakubona ni kenshi cyane, ujye udusura ukatuganiriza, akaganiriza abanyarwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino mu isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero ukaba wongeye kudutera iteka ndetse ukaba wahuriye na mugenzi wawe umuraperi nawe mushya uyu munsi. Mukomeze kwiyumvamo ikaze kandi turabashimiye cyane. Hanyuma rero abaduhanze amaso bifuje kubamenya, turagira ngo mutangire mubibwira. Hanyuma Lion Bobo arabashobora kuba bakubonye bwa mbere, uraza kubibwira amazina, aho utuye ndetse n'ikindi wumva wifuza. Hanyuma rero reka duhere kwa Lion Bobo atangire ibwira abanyarwanda n'abandi baduhanze amaso kuri uyu munsi. Umwanya ni wawe, uragera mikoro. Ya murakoze kabisa. Urumva mbere na mbere ndashimira abafanisi banjye sibyo kongera kumbona nyine just now kuri Munambeho TV. Ya amazina yanjye ni Lion Bobo, duzanjye akaba ari n'Igikondo kabisa. Mirezi ya mbere. Yego, hanyuma uraduhahira na mugenzi wacu umwanya kugira ngo nawe yibwira abaduhanze amaso kuri Munambeho TV. Yes, murakoze cyane. Amazina yanjye banyita K9. Nkaba nshimira Munambeho TV yabashije kuntumira kuza aha ngaha, bisa n'iby'agaciro cyane. Hanyuma uri umusore, uri umugabo, bimeze bite? Njye ndi umusore, nkaba ntuye hariya mu Gatenga, haruguru ya Emajiba. Ubana n'ababyeyi cyangwa uri abantu? Njye mbana n'ababyeyi. Hanyuma abaduhanze amaso rero barifuza kumenya, hanyuma ubana n'ababyeyi ariko mu buzima busanzwe uri muntu ki, ukora iki hanze y'umuziki? Mu buzima busanzwe njye ndacyari umunyeshuri, ndi kwiga, gusa kwiga nakabifatanya no kuririmba tu. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero abaduhanze amaso dukomeje kubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Kandi ndifuza kubaza abashyitsi bacu batumirwa uyu munsi, duhereye kwa Lion Bobo. Hanyuma Lion Bobo, ubwo uheruka hano wari uri gukora imiziki, hari n'ibyo waduteganyirizaga kugeza ku banyarwanda, bimwe twagiye tubibona, ariko wenda tudatinze, ni icyo uri guteganyiriza abanyarwanda muri ibi bihe, muri iyi minsi ya vuba aha ngaha? Muri iyi minsi ya vuba mani tubafitiye nyine show za dance, urumva turimo kubategura nyine tukuzabatamo nyine akavideo mani. Nko mu gihe kingana iki kugira ngo abaduhanze amaso badukurikiye babyumve kandi bazakurikirane koko wabishyize mu bikorwa? Ni mu kwa gatanu kabisa. Mu kwa gatanu tuzatangira nyine gushutingira ku Gisenyi bro. Ku Gisenyi kabisa. Hanyuma ubu umaze kugira indirimbo zingahe, imiziki umaze gukora ya audio?
maze gukora audio zigera muri songs 6. hanyuma harimo na video Video tuzazikorera rimwe kabisa. Murimo murateganya kuzikora mu minsi iri imbere. Yego urakoze cyane rero. Hanyuma kandi reka duhe umwanya umushyitsi wacu nawe harya watubwiye ko witwa amazina yanjye banyita K9 rero nawe uratubwira umaze gukora nk'imiziki ingana iki cyangwa se nibwo ugitangira uratubwira muri make. Njyewe imiziki maze gukora imiziki 3 ariko n'izindi ziri coming soon nazo ndenda kuzisohora. Hanyuma n'iki uri guteganyiriza abanyarwanda, hari igitaramo uteganya kuririmbamo cyangwa gutegura vuba ngaha bimeze biti? Igitaramo bitewe nyine n'ukuntu imiziki nyine ndimo ndakora biri kugenda bihybridinga cyangwa se biri kugenda bislowinga, ni ukuvuga yuko igitaramo kiri hafi kabisa igitaramo. Yego ubwo igihe nikigera cyo kugira icyo duteganyiriza cyangwa se icyo tugezaho uzagaruka hano ubwire abaduhanze amaso cyane kabisa. Yes, hanyuma rero dukomeza buri wese araza kutubwira umuziki niba ukora wenyine cyangwa se hari abaterankunga bamufasha cyangwa se niba hari icyo yifuza ku banyarwanda bamufasha kugira ngo umuziki ukomeze gutera imbere. Ni karibu Lion Bob. Jet nawe nyine ntabwo navuga ko hari manager sibyo, nawe uhari nawe uhari kabisa nyine. Buri kimwe cyose nyine tu kugitigita umuntu akacihiringamo mwana, ariko anytime bizagenda neza tu. Hanyuma mu rwego rwo kugushyigikira niki wifuza ko abanyarwanda bagufasha? Njye nyine support nabasaba, urumva ni ukudufasha bakumva song zacu tu sibyo, bagakora share na like na comment kabisa. Yego hanyuma na mugenzi wawe? Njyewe icyo nifuza ko icyo nshaka ko abanyarwanda bamfasha ni ukuma support ibihangano byanjye bigashyirwa hejuru tu. Yes, aba DJ bakabicuranga, amaradiyo akabicuranga, hanyuma n'abandi bakabireba. Eske mufite imbuga nkoranyambaga ibihangano byanyu bicishwaho? Imbuga ndayifite. Koresha YouTube? Mfite YouTube. YouTube yawe yitwa? Ni @manishimwe K9 223. Yego. Hanyuma Lion Bob? Rurahari ariko kubera ko channel y'ubushize yanjye nyine bigeze kwitwara akanya nyine na channel iri official umuntu asanga igihangano cyane, ariko nyine 2 days bizaba bihari nari bikabisa. Yego. Hanyuma rero turagira ngo mwe mwitegura mu kanya gatoya tugiye kubaha umwanya, buri wese aradushyiriraho akapera, arareba imwe mu ndirimbo ze atunyurizeho twumve sound ye y'umwimerere itarimo music cyangwa instrumental, hanyuma abaduhanze amaso bumve koko kariwe cyangwa se bumve n'ijwi rye. Aho muzajya muhurira namwe bajye barushaho no kumva, nibumva ijwi ryanyu bavuge bataba ni babandi twabonye kuri Munambeho TV. Yes, hanyuma reka dutangire kwa Lion Bobo, waduha akapera. Okay. Huranzitsa hurambabaza ugenda uvuga wamayeho ubuzima, ubuhe buzima wamaye, ubuzima burura, ubuzima bw'umwanda wallahi fuck. Okay, hanyuma reka duhe umwanya na mugenzi wawe nawe kugira ngo nawe aduhe akapera. Dragon utazi ninjye sunika beat nyigeze kude, umwicanyi ubinjirira ne mudashona Kenani niwe, nugasekera butazi tazi yandabuye ko bari hanze, jye na Vega tuvamo kade dusumba izilika dutamo kade, ugomba gukata amakona kavumbi karyohera inkweto mbadabure, shishura umugozi mbafata barati zitimba bari kumikase, wamana n'igipepa bidoko mufunge mukora ikono, hirya hari yagakwe hari yamakuru hari yubukwe.
yes murakoze cyane rero. Hanyuma reka kandi mwe mutegura n'ibihangano byanyu bimaze kugera hanze kugira ngo mubihereze abanyarwanda mu kanya gato mubitunyurizeho. Yes, hanyuma rero reka duhe umwanya Lion Bob tugezeho igihangano cye. Yes, are you ready? I am ready. Yes. Reka abahanzi abanyarwanda rero ndetse n'abandi bahanzi bifuza kuzafatanya nawe nkuko bamaze iminsi batubwira bati uzamugarure ibihangano byo turabikunda kandi turifuza gukorana collabo nawe nabo bumve igihangano cyawe, hanyuma turaza gukomeza mu kanya. Yo. Ikicyana kirarenze no mu buri ni sobo ishaka kugushimvura nabyo ndumva ndi ready byo kwiyubura undi we Kigali ikicyana gikunda di kirashaka ko ngikoma ese ubundi wahejeje ko ndimo kumvana power ndimo kugendera muri vitensi ya mbere mu basi ya mbere reka nyikure amajireme ya mbere abatete b'Kigali amahumu bakatiye bashaka kuyoboka ghetto kuko ariho bakorera umpe nakinyuma muri ghetto n'injekira nushaka kubaza bajama ikicyana kirasunda amaniga gapangika bamwe bakagenda babaziriza namba ifata mike bukwazi kinyongi gare ndikiruha bo ndikiri so no ibyana byanyikiriye birashaka kubikoramo akazi kose ikicyana kirarenze no mu buri ni sobo ishaka gushimvura. Lion Bob urakoze cyane. Hanyuma reka na mugenzi wawe nawe yitegure kugira ngo atugezeho umuziki we, sibyo? Uriteguye nawe, uri ready? I'm ready. Yes twagerera. Yes. Visi bitaboneka tubira kwa kubakane sindi kukabira no mwami watanzwe watazito wowe ndi kumva yivasu urabure opu wigicare hasi televo muri kwangu kuri tubana guheranya kanga kwaguye rode tuvuge zikome tukompeta romu na gana utari mu cyumba kigaruke wana fani zisungana bafite kani mikayika yiroma no gukaka naragana baza kagace nakaraze ampatizani vuta skwama na boss nangurika line mutinyira kongoboka Pashiti niwe muri manje yake ndukeneye peace Uchi muziki uri nemu ya KIG ayoboye P Tamagasuti super mwikoti dukurure mwoge Sindi gukubira yo guzana izo benzi dusenga mufunge Sindi gusenga ngo pati na menya menetse umutima ukakira Zuriza nifisi nici mu bana zishaka umugurire benzi Nanje nyibona agateba umugozi ndakurura mpangi yo poro Zandu bugenge bubariki twangaribye mbiriri bacunde abahungu bapevera ishene imbere y'urukiko nta gukina iyi mind nta mikino nta rukundo. Yes, abanyarwanda barabashimiye cyane, hari bari kugenda batwandikira ku rubuga rwacu rwa Munambeho TV ko babakurikiye. Kandi barimo barabumva neza, bari kuvuga batabo ba star rwose bakomerezaho, tukumva ibigoma byabo bimeze neza biri kuduha show, natwe turabakunda. Mukomerezeho rero, mukomerezeho, mukomeze mukore indi muziki. Hanyuma nk'abantu bahuriye hano rero, buri wese ni iki yifuza kuri mugenzi we? Okay, njyewe icyo nifuza kuri mugenzi wanjye urabona nibwo bwa mbere duhuye. Yego. Afite song nziza. So nyine icyo namubwira nawe ni ukudacika imbaraga tu agakora cyane, kandi ndizera yuko nanjye nidufatanya tuzabigeraho kabisa ibyo dushaka kugeraho. Yes, Lion Bob, hanyuma wowe ni icyo umwifuriza, ni icyo umwifuzaho? njye nyine tu nakunze vase ziwe kabisa man tu wallahi ufite voice strong man tu nayikunze niga
sibyo ngiye icyambere nyine tumwifuzaho man nuko twashyira hamwe urumva power urumva so tugakora man urabona umuziki umuntu nyine ni ibintu bisaba support nini cyane kugira umuntu agere ashaka kabisa. Hanyuma hari abantu barimo batwandikira bavuga bati abo bantu bakoze korabo tukabona ikigoma bahuriye mu byo bintu murabitekerezaho iki? Korabo kabisa nago yajya inyuma, igomba kuza imbere cyane. Abanyarwanda bitegure korabo yanyu ryari? Korabo ewana mugiye kubitekerezaho ni mu minsi iri imbere kabisa. Yego ntibirenze ukwezi kwa 5 cyangwa kwa 6 mutaduhaye iyo beat. Sibyo? Hanyuma kandi nimara kuyikora muzaza no kuri Munambeho TV mubwire abaduhanze amaso cyangwa abadukurikira kuri Munambeho TV uko mumaze kuyikora ndetse n'igihe ribo bagerereho kugira ngo isohoke bari ready bahite bumva uko verse yanyu imeze. Ni imbere cyane imbere. Hanyuma reka kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Mr. God. Mr. God uraza gufata microphone hanyuma uregera microphone nubwo uri kubanga bw'ibyuma hari ibibazo wenda wifuza kubabaza bitewe n'ibyo uri kugenda ubona abadukurikiye bari kugenda bakugezaho kugira ngo bibabaze hanyuma nabo basubizwa. Ariko mbere yuko duha Mr. God umwanya buri muntu aregera microphone. Harabanza nde? Yes. Hanyuma Ryan Bob niki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe kuruta ibindi bintu? Ngiye ikintu cyambabaje mu buzima se man bro ni famille man, ni famille kabisa. Famille gute kandi? Kababyeyi bafite uri kumwe nabo. Nyine ababyeyi nyine man umuntu aba bafite urumva. Ariko se mutayemo nyine ibintu ntabwo byose byagenda ari good man. Okay. Hanyuma niki cyagushimishije mu buzima uvuga uti iki kintu kabisa cyarankomye nanjye nabonye ko ibintu ari munange? Nanone ngiye ikintu cyanshimishije mu buzima man Tony Silipa man ari we Mary man urumva. Samutema ari yo nabuze nyine ibicwa man byo kwishira genyero man urumva. Hari ukuntu abinamo man namubwira shida akabasha kuzumva man. Silipa hari respect kuri we kabisa. Yego urakoze cyane. Hanyuma na mugenzi wa reka nawe tumubaze ni ugize amahirwe yo guhura n'Imana muri aka kanya niki kintu wasaba Imana ibintu nka bibiri? Muye n'Imana ikintu nayisaba bwa mbere nayisaba amafaranga. Amafaranga yo gukora iki rero umusaza? Amafaranga yo gukora indirimbo zanjye, gukora imiziki yawe. Yego. Hanyuma ikindi cya kabiri nayisaba kunyine guha mama wanjye ubuzima burambye. Yego. Hanyuma reka buri wese tumuha umwanya mbere yuko God tumuha umwanya ariko reka tumuhereho. Mr. God wagira icyo baza aba bantu? Yes, murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Ryan Bob ndamusohoje ndetse na K9. Twishimiye kubana namwe kuri Munambeho TV. Hanyuma nk'abantu mwatugendereye kuri Munambeho TV, Ryan Bob wese ubwa mbere hageze ariko reka muhereho ntacyo mubaze. Se Ryan Bob. Yes sir. Meze bitariko? Game ni neza nari birayifu ni guci kabisa. Hanyuma ikibazo cya mbere ngiye kukubaza se umuhanzi w'ikitegererezo muri hip hop wawe ninde? Man bro hano hari abajene ngiye nakuze nyine man urumva abo muri Wood harimo ba Kevin ba Bushari urumva abo nabajama man banjye man ahari wenda nubwo bagafashe man bagasiga genge nyine hasi ariko nyine barabajama man genda bemera kabisa. Nkumva ugirize nk'amahirwe yo kubona uwo mukorana nka collab ninde wakwifuza ko mwakorana collab? Change ni Bushari kabisa. Bushari man ahari abyumve man respect kuri we kabisa. Uramwemera? 4. Okay, urakoze cyane. Hanyuma mugenzi wawe? Yes ndakumva. Wowe umuhanzi w'ikitegererezo kuri wowe muri hip hop ninde? The baddest. Amwita Santa Holix. Mubi cyane. Ubwo bibaye ngombwa ko mukorana collab wakumva rwose wishimye? Bimwe bitabaho ahubwo.
hanyuma nk'abantu mwahuriye kuri Munambeho TV mwahabonye gute ese mwiyumvise gute guhurira kuri Munambeho TV muri aba raperi muri aba raperi byambere byanshimishije cyane kandi na Munambeho ndayishimira Munambeho TV ndayishimira kuba yamaye umwanya wo kuza kwerekana ibihangano byanjye ko ndi umu artist mwiza. Okay, natwe turabashimiye ko mwitabiye ubutumire bwacu, twizere ko n'ikindi gihe nitubatumira muzaboneka. Cyane murakoze. Murakoze cyane. Yego, hanyuma rero dukomeza ndifuza kubaha umwanya gato buri muntu agira abantu nka batatu cyangwa babiri asuhuza ab'inshuti ze za hafi cyangwa se azi neza ko bakurikiranye iki kiganiro. Yanjye wa mbere ndashimira chef wanjye bita Claude Kagabe kabisa, n'undi mushefu bita Patrick Paso kabisa, aho bari babyumve man, n'undi nyine Fideli bita Bisengimana dukurana bura mu kazi ka hato na hato man, urumva abo bajene nibo tuba turi kumwe kabisa. Hanyuma nawe? Njye ndashimira umuhanzi wa mbere bita Ujuzi, uwundi wa kabiri nuwo bita Kenny Kobi. Yego. Nkanasuhuza Mary wanje uri murandeba. Yego kabisa, nawe yumve ko tumusuhuje umubyeyi wawe. Cyane kabisa. Hanyuma rero afate peace kabisa. Hanyuma rero muri iyi mihanda ya Gikondo mwabuze bababaza ko mwabonye kuri Munambeho TV, ngira ngo mwagisubije. Kabisa. Lion Bob, ukurikije uko abibonye mbere n'ukuri kubona ubu bimeze, kubona bimeze bite? Man, so hari ukuntu nyine twatangiye nyine imihanda nyine tubona ari gakeya sibyo, ariko ngiye nyine ukuntu Munambeho nyibona nyine just now man iri hejuru man, urumva man pe wallahi umuntu man utayemera burangiye Munambeho buriya nge namwita ikiwara man bro. Ikiwara were. Hanyuma rero turabashimiye cyane ko mwaje mu kiganiro cyacu uyu munsi, injyana na muzika. Iki ni ikiganiro gihuramo abasitari batandukanye, baba baririmba gospel, baririmba sekira, mukanya hano rero hahuriraho aba bagafashe ndetse n'abakizamuka mu rwego rwo kuzamura impano zabo kugira ngo nabo bagire aho bagera, hanyuma dukomeze twubaka n'umuziki nyarwanda. Yego, hanyuma rero reka tubahe umwanya dusoza kugira ngo mugende mudushyiriramo akandi ka beat cyangwa se mudutama akandi gapera wa mugani wawe, kugira ngo abadukurikiye mubasezere neza. Ni karibu. Lion Bob. Dragon utazi ninjye sunika beat nyigeze kude, umwicanyi ubinjirira ne mudashona K9 niwe, nugasekera butazi taziya ndabuye ko bari hanze, jye na Vega tuvamo kade dusumba izidika dutamuka de. Yes, urakoze cyane. Invisible itaboneka sunika beat nyigeze kude, Dragon utazi ninjye. Okay, uransetsa urambabaza ugenda uvuga wamayeho ubuzima, ubuhe buzima wamaye, ubuzima burura, ubuzima bw'umwanda faka kofuniga, nukuri njye sinagukumbura, ndibuka umunsi wa mbere huna mu gishanga wallahi, ntafite aho kujya wallahi, Tega life hari kwibera mu biraro, usibye Imana yonyine yongeye kukumaho ubuzima, nukuri oh man njye sinaho kwibagirwa wallahi, nubwo mbona hiye mihanda hari ibisazi, ariko man thank you so much wallahi bro. Yes. Go grass kuri kora rashaka tube babiri, uramanura nkuzamura ndakuramo kabiri, intambara ndayikora ngakuramo amafaranga, ko ibura bwira umwana we bita Isiyaka, umwana wanje genda gakisiya ku muriro utazatushaga tugasanga waguye mu kiziba, ko witegereje ukadiba umujyi bita town, ko harimo ama competition arwanira down, ko nukirya kubera $10, ko hamwe na The Ben umwe bita ngo ni Tiger, uryama nebyiri kubera gufungura net, kubyibuza ufite akazi kaguhemba ku kwezi, ifunga imana ibijya mukabonera ku gihe, gusani right in uzike hinduka musani.
yeah nukurisha ubu buzima bwari bugoye kubona hamaniga akora tapati ya dance bakahinyuse higahengama nukuri nge hinja nicaranga sabamana nubwo mbona hari nge nyine nubwo nge mbona ndi muri ghetto walayi mbona ndi mu mwijima watange walayi ibyo kujya kubibona hari ibisazi ibyo kujya mbibona hari ibisazi na nyiri byondo hamereye fo nukuri oh mana nukuri nge ubuzima bwanjye bugushize mu biganza byawe papa. Yes, murakoze cyane rero ndizera ko abanyarwanda badukurikiye barimo babumva kandi bishimye cyane hanyuma ubutaha kandi muzagaruka mubitegure ibyo bigoma byanyu mubitegure neza hanyuma mutegure n'izo video kugira ngo ubutaha tuzajye tunayicishaho kuri Munambeho TV abantu babone ibihangano byanyu. Yes murakoze cyane rero turabashimiye. Thank you so much.